Yes, indirimbo bayita puta. Why? Ndabona uri muri vibrating. Kwicira vibes. Reka no kwicira vibes. Hey. Bro. Yes, Mamita Pendo. What up, Bro? Mukanya arimo ndareba ngo wavukiye mu Bugande, none nagiye guhita ngira kuba tempted yo kukubaza ngo ogamba ci mukwano. Je ndi mukwano gamba ki? Ogamba bulungi. Ava ye. Ebabawo. Abakazi abalungi basuzo gendi. Reka nze nguhamagarire 911. Rose uzi kuvuga Ikiganda ni ko wavuye uri umwana. Oya nacigiye muri interna. Nukuba wavukiye mu Bugande, uva utazi Ikigande uza mu Rwanda uza kuhigira Ikigande. Yego. Urumva itike y'ababyeyi bayitarapfuye ubusa waje kwigira Ikigande mu Rwanda. Oya ariko narinzi urundi rurimi rwitwa Ikinyankore. Ikinyankore. Kuko bakivugaga mu rugo nico nuvaga bavuga kenshi n'Ikinyarwanda. Ese Ikinyankore ubwo difference y'Ikinyankore n'Ikiganda ubwira bihihe? Biratandukanye kuko Abanyankore nababa hano hafi ahitwa Ntungamo, ahitwa Mbarara. Impali zebikoyi. Icyo ni Ikigande ni Ikinyankore. Impali zebikoyi se ibikoyi byambarwa n'Abahima. Bon ni Ikigande ariko urimo kuvuga ku Banyankore. Baliya bo mu cyaro bampala impali zebikoyi. Nene gamba iyo ndirimbo nabize ubwo yizi mu mupira. I know. Muri secondaire. Yagero mara umuntu avuye Bugande bwo nkahita mwereka nk'umuntu yamwemeze nkamuga ngo bale bo mu cyaro bampala impali zebikoyi. Basima ogenze. I know. No. Okay. Upenda amakuru imyaka myinshi. Nyinshi kabisa, nyinshi cyane. Biratangaje umuntu abo n'inshuti n'umuntu ariko ko yakugura umubona muri kuri social media ukagira ngo muririrwana. Twagenza no mu Rwanda simurebe kubera ko sukura ryo gukora kuri social media nkubona buri munsi kagira ngo we twarabonanye. Iyo waje mu Rwanda mbanzi yuko ndi buhure nawe mu mihanda nkazarinda mbona warasubiye yo muri Amerika. Cyangamije ko tuzahurira mu mihanda yo muri Amerika. Oya, aha, reka. Iwanyu ndahatinya. Hatinyira iki? Amerika? Ahantu abantu badasurana, ahantu umuntu yikoca yirwariza mbabarira. Ani uhaheruka ryari? Sicyagiye mwaje ni muri Rwanda Day mwigeze kuza? Ari n'ikindi gihe ariko twigeze kuza. Uteranyije iminsi umaze kuba muri Amerika ni nk'ingahe? Ni nk'ibyumweru 2. Ibyumweru 2 ubwo nukuvuga umuco wacu warawufashe rega waratumetirije mu byumweru 2 ku buryo adufatira imyanzuro yuko tubayeho. Rega nawe imico yanyu itandukaniye n'iy'Abongereza. Ushaka ko mu Bwongereza rero ayo wabaye mu Bwongereza nahamaze arigiye nahamaze nk'amezi 3. Ariko se nangiye kuvuga ngo uhita uba umu expert bita nibuka ko abazungu bajya bavuga icyo gihe nabo twari twajyanye bafite gahunda yo gutoroka bose barabiretse. Kwera ko batari seriye abo batorotsi rugabera kuba abatorotsi batari abanyamwuga. Umwe yidekaraye tuvuye yambwira ko yashaka gutoroka ariko yabonye imibereho mu mezi 3 twahamaze
agira ubwoba aravuga ati hano hantu sinashobora. uwo mutorotsi ntabwo ari professionnel, ni ubwa mbere ngo umuntu utinya gutoroka w'umunyafurika. Kabisa yaratinye yahise abivamo. ariko nagiye ngo reka mbikane none ningaruka, ariko ningaruka nzaza gusura kuri Kiss FM byibura ubwo uriyo bigize impamvu nyinshi zo kuhasura, mumaze kuba benshi inshuti zawe. Aribu kabisa. Yego. Reka tugwikaze tugwa muri ari studio, ariko turaguha na felicitation, mu kazi gashyashya. Hari abantu bibajije uburyo umuntu ashobora kuva muri Orenforo, ubwo twamaze kwinjira mu kiganiro. Umuntu ashobora kuva muri RBA ngo ni ikigo kinini gikomeye, ibyo urabizi kundusha imyaka irenga 10 warumazemo, akaza ku kigo cy'abikorera nka Kiss FM, ubwo se ubwo ntasubiye inyuma. Icyo kibazo byago warabibonye abantu babyibajije, reka tugitangire ugisubiza. In fact abo ngabo ababyibajije ni n'abarabonye nibo bake cyane, ni nka 2-3 bane barenga 10. Ariko mu byukuri ntabwo ari ugusubira inyuma, kuko bon reka mbere kuri RBA ni ikigo gikomeye and nta n'ikintu cyabikuraho. It is a big institution. Ariko nanone in life ubuzima umuntu ahindura dreams rimwe na rimwe, cyangwa se nkanjye sinavuga ngo nanahinduye dreams kuko n'ubundi ndacyari muri kariya nakoreraga, ariko hari ibindi bintu nanone ngiye navuga ngo ni nko kongeramo mu byo nari mfite. Tugiye kongeramo n'udukira, tugiye guseseka nose sudi. Ntabwo ubizi ko buri kigo gifite imikorere itandukanye na experience. So ari ibintu ushobora kwemera. Reka nkwereke RBA ni ikigo cyiza kinini cyane ariko ni ikigo cya leta. Nibaza ko freedom y'umunyamakuru ntabwo ari kimwe nko gukora mu kigo cyigenga, kuko ni ikigo ariko aho ngaho nje ntabwo twemeranywa aho ngaho, kubera yuko RBA nayikoreye mfite freedom pe, nta kintu na kimwe bigeze bambuza. Ni ukuvuga wari free gukora uko ubyumva, itangazamakuru uko uryumva. Yes, hari umurongo, n'ubundi umurongo nagenderaho mu bigo byigenga, n'ubundi ni nawo nagenderaho muri RBA, because nakoreraga ni radio y'abajene and radio y'abajene still dukina indirimbo z'abajene, kandi iyo ngiyo yari monde yanje. Ariko abantu babyemere kandi babyakire ko hari igihe umuntu agira gutya ati reka mpindure ku byo nari mfite nanone nongeremo, ndakomparinga, ndimo ndacuzuza navuga ngo n'ubumenyi na CV na buri kintu cyose kiracyuzura. Njyewe ntabwo nemera ko umuntu ahora yiga. Uretse gukomeza uracyari mu mateori, uracyatanga impamvu za teori. Icyo cyambere natsinzwe cya freedom. Nabyemeye cya freedom natsinzwe. Ushobora kubikora ibyo wakoraga kuri RBA, ushobora kubikora kuri Kiss. Ibyo natsinzwe nabyemeye, amaboko nayamanitse. So icyakane gishobora kuba cyaragukuye ariko kirasekeje. Ugomba kukivugaho, ariko kirasekeje. Ni impamvu isekeje. Impamvu isekeje ariko nsanga nayo bigaruka kugira ngo uratikure mu nzira, kuko nzi ko mu bibazo abantu bagomba kukubaza nabyo birimo ngo Sandrine ngo yarahaje ngo ituvuga ngo ntago nakorera Sandrine ngo ngewe ngo urabona ibyaka maze mu itangazamakuru iki, ariko ndimo ndashyiramo umunyu mu kibazo cyo gukabya. Ariko ntabwo urimo gukabya, niko byagenze. Niko babibazaga, niko babivugaga ahantu hose. Wahunze Sandrine muri RBA? Oh yeah. In fact navuga ngo ahubwo numvaga ari n'ikintu cyiza. Urabizi nk'ubu ngubu se ari sudi, nk'ubu ngubu bakuzanye tuvuge bakakuzana, iyo nza kwa nyine no muri RBA bakakuzana bakagushyira wenda no muri uriya mwanya Sandrine arimo, sibyo? Zari kuvuga
ahubwo Ndizimana mbonye umuji tuziranye. oya njye ntabwo bari kuzana kuko bari guhomba kuko nari bita nkugira nk'uwa danje. Niyo mpamvu kubwira ngo Sandrine ni ibintu njyewe nishimiye. Niba mwibuka neza ndi no mu bantu banabipositinze mbere. I was like twese byaradutunguye. I'm very sure ko nawe byamutunguye, sibyo? Ariko bibagutungurana kwiza twari twishimiye na amaraso masha akiri muto, afite ma ideas menshi, and ndatekereza ni ibintu yabayemo imyaka myinshi, urumva, like azi kuvugana n'abantu, azi gusabana n'abantu, byari biri mwabwo mu bintu bigomba kuhangumisha. Yego. Ariko mu byukuri nabonye inkuru ngo yahuze Sandrine ngo ibiki n'ibiki ngo narasetsa we nari nicaye. Ariko for your information, we were ready for this. Twari tubizi ko twese twari tuzi ko bigiye kugenda uku nguku. Yaba jewe unabonye na Sandrine ukamubaza nawe yarazi ko bagiye ku-interpreting ibintu uko bitameze. Uravuga ibigiye gukurikiraho ugiye gusezera. Yego ngiye gusezera. Ese waragusezera? Sandrine musezera ibaruwa muyandikira nde musezera? Abayobozi bose. Ubwo abari banje nakwemerera kugenda ngabari. Yahise abayobozi benshi wa radio, wa televiziyo, HR, DDG of course, na Desh. Sandrine mwaricaranye susezera? Twaraganiriye cyane. Musi na lettre yanjye yayisinyeho kabisa. Twaraganiriye. Ariko yararize basi. Oya, none se muramurega nase ubu yarazi ndi umukozi umeze ute? Ntabwo kame bahongaho yari kuba bishize ku rundi rwego, kuko ntabwo mu mikore twari tuziranye mu buzima busanzwe, ariko mu kazi ntabwo tuziranyemo ngo amenye uyu muntu bo yamboneraga hanze wenda akaba yakwadmaringa ibyo nkora, ariko mu byukuri ntabwo uyu muntu naziri gukererwa, nazi niba abakozi bateranya mu kazi. Yes, ntazi niba nterana ingumi, ntazi niba umbwira ikintu nkakata amakorodori, ntazi niba donc as in like ntabwo ari ikintu numva, ntabwo yarazi kuri iyo kote yindi twaganiriye njyewe iyo kote twari tuziranyeho. Tuvuze Sandrine musaza we mbona arahagurutse, musaza we ndavuga Mike Karangwa arabusubiza. Mike ni umuntu nemera cyane. Much respect bro. Ushobora kuba mwarabanye mu Kabagara, ariko Mike kuba arimo aravuga ngo kuva kera mu Kabagara ngo n'ingwe sawa nk'umwana. Sawa mwana. Mike rero ari n'ukuntu ari mu bantu baje bantera imbaraga pe, kandi gahora acecetse akanyohereza nk'aga comment nkavuga kari positive cyangwa akambwira ati uku nguku nkavuga nti yes. Thank you so much Mike, thank you. So, I really appreciate that. Iyo mpamvu nayo twese twarakisha batekereje gutyo, ubwo uradusobanurira nayo twarakishe. Reka tugerageze ya gatatu, ndabona na Mike nayo yayigarutseho. Ya gatatu naka niba atari sinzi ko ari yindi mpamvu Anita ntukubeshye. Ureka ibyo byo kujya ngo nashaka ngo kongeramo utuntu, ngo nashaka ngo kongera sivo dafite niyihe mu Rwanda, ngo nashaka baragatubuye akantu baragatubuye, uravuga ataka ngaka ntago nagaka nuko naba nari muri shuwa. Oya, iby'akantu nabyo nibirimo bishire ku ruhande. Ani wabura umubeshyi, ntabwo nabyemera ibindi byose wanibwira. Ndetse ni muri umubeshyi tubyemere ku mugaragaro kubeshya. Ariko impamvu genda je nisobanure, and none se reka nkubaza, nshaka kubaza ubona reka nkwereke nk'ikintu nka abantu, and that was abantu bose babonye mvuyemo baribashije ibintu byinshi, and I understand them, kuko nanje numvaga ko ubuzima bwanje like njya kuja muri RBA nari maze umwaka nicaye ntakora. 2013 yose nayimaze nakora.
so ngize narabibonye imana. impamvu mu kanya turasubira inyuma ku buzima bwawe kuko narabisomye mu buzima uvuga impamvu wari umaze igihe udakora. Noneho numvaga ko nyine that was my I felt ko it was my final destination mu bijyanye na career, niko natekerezaga. Ariko umuntu ahindura ibitekerezo, umuntu aricara akakora evaluation ibintu bimwe na bimwe kandi ndumwe muri ba bantu bemera ko umuntu ahora yiga iminsi yose. So ku mpamvu rero navuga ngo ntago ndi buyinjiremo cyane, yankuye muri RBA ntago ndi buyinjiremo cyane, ariko mu byukuri mumve ngo kugira ngo mumve ko atari n'ibintu bibi, kuko kuri njyewe nanaganiriye n'umuyobozi, umuntu wa mbere wabanje kumhesha umugisha akambwira ati you have all my blessings, yari ukuriye radio. Umuyobozi wa radio ni Aldo Radio. Yes, maze kuvugana nawe turagana arambwira ati ni sawa, it is okay, nta kibazo, sibyo? So nukuvuga ngo it wasn't a bad move, ntago yari bad move pe, mu byumve ntago yari bad move. Reka nkorohereze turebe Anita kuvugisha ukuri, ni ikizamini. Yego. RBA leta yaguhenubaga amafaranga angahe? Sudi ruvuga amafaranga bamembaga. Bro, navuye ko ari ikizamini, nahubwe urasubiza utsindwe cyangwa pasini. Yes. Uratsinzwe. Yego. Okay. Abantu bari hano tugerage ariko ubundi salary za RBA ntabwo zigeze zisohoka mu igazeti ya leta, ubundi ntabwo ari abakozi ba leta. Ntabwo muri zibona, ngaho ni mushaka ufite igazeti ya leta nazishakemo. Nashakemo salary yawe. Ubundi amafaranga muhembwa mwebwe uko ava mu misoro akakwiye kujya babatumira mu nteko mugasobanura. Ibiganiro byayo mukadusobanurira abaturage tukamenya ngo bimeze gutya kuko ni ikigo cya leta, ni ikigo cyacu twese. Yego. Okay, hagati mu 400 mu 800 asa nabo rero aba bantu batanga information abashiti bajyana nabo baranshaka. Ndabaje ngo bambwiye imibare nk'itanu itandukanye, 400 800 600 uze ndemeriye 1M. Ari muri bo kuvuga ibyanyabyo ariko sindi bubivuge. Ani ndamubonye hari oyavuga miliyoni. Hari umuntu uvuze ibyanyabyo nabonye ariko ndabyihore. Miliyoni imwe. Sindi yaravuze. Sudi ntabwo subiza icyo kibazo. Okay, 800. Nabyo subiza. Okay, reka tureke ibya leta tubireke, sibyo? Reka tureke ko byabikora. Ubu ngubu muri KSF mwasinya kontra y'amafaranga angahe? Nayo vuga. Ntabwo byakujyana mu nteko cyangwa mu rukiko, barikorera KSF n'abacuruzi. Nayo vuga. Basi bantu mu nkurikiye mwancanze ku ya leta muri KSF bahemba ngahe basi mu bugireho. Ariko kugira ngo umenye ko muravuga ya KIS mujye mwanya ngo KIS nayangaye. Munyakohereza gutyo sindabwirwa n'iki ara ya KIS cyangwa ara ya RBA. Barimo no kukubesha. Haka nimero ya limu hamagare live tumubaze. 1.6 kuri KIS. Kugize reaction iyo reaction ni yuko ari ukuri cyangwa ni yuko barimo barakwifuriza ibyiza. No. Ko nyine ndimo kumirwa tu nibakomeze bagesting. Okay. Ako shamura shuka uruvya mitego yose mirimo kuntega. Reka dukomeze basi. Iyo usomye ubuzima bwawe ndashaka kukubaza agace kitwa Mengo, urakazi aho bita Mengo? Yego. Mengo uyizi wiki? Habi bitaro bikomeye. Ikindi bambwira ko ariho navukiye. Okay. Hanyuma umwaka w'igihumbi 1986 wo uwuzi wiki? Ako Sudi
ndetse that is a big kandi nagutumiye ngo tuganire question. ndakureka gute se ganire nande Hariho kirazira urumva iki kizira ikintu kizira ni ikintu cyitwa umukobwa cyangwa umudamu iyo uganishije ku myaka nashimaka gutego mworera ngo umwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo inani na gatandatu ubuziwe iki oshi awi uyu mwaka ubanza ukomeye ufite amahari nyinshi cyane muri uyu mwaka nta kintu nkuziho mujye mutwumva maze ngo wavutse ryari kunshuka urimo kunshuka wowe urimo uranywa kandi igihe nta kintu ufite cyo kunywa tira arehe ba basore bari he Ryan segonda ngasuka mu karahuri urasukamo iki ukuntu bivuze ko nyize reka nzanure okay ndimo ndamushuka ngo reka abanza ashaka icyo kunywa nawe dona amazi do manura gato turebe arashyushye ko yabona umutima uri kurenza oya yesu tunywa amazi ashyushye iyo mfite inyota nk'ibintu ibintu bishyushye iyo ufite icyaka ukanywa iki icyaka aka nta cyaka nyandiko cyakugira ni inyota gusa icyaka ni icya rusine hari n'umuntu wambwiye ngo uze kumuha komandazi ngo rusine yarwaye ayo tuzayicanira umva ahubwo ngo ikibazo abakomediye babiri mu kiganiro ubu tuba tuvuga ntihazashya azashya yes hanyuma mbwira abadukurikiye bafite ikibazo icyo cyose nabo bashaka kubaza Anita Pendo please nimugumye gushyira ibibazo mu ma reaction mu ma comment ahubwo murebe imbere ya screen zanyu akantu k'akazero harimo akabazo aho gukandaho wandikemo ikibazo ushaka kuza kubaza Anita ndaza kubabariza mu kanya kari buze kuza hanyuma hari umuntu umbwiye ngo ariko ngo imyaka 38 ngo urumva ari myinshi ku buryo watinya kubivuga cyangwa ni wowe urimo kubivuga ya ureba buse ngo urushyire mu commentaire okay oya mundeke icyo kibazo ni pass mu mwaka w'igihumbi 1986 mu gace ka Mengo basi habaye iki ibigori byahise byera uwo munsi niyo terime bakoreshaga niyo slang yari hari Mengo uretse no kuba abantu b'Imengo iyo bagize gutya akantu kakahaba hakavuka nk'umuntu babyita kurya ibigori biba byeze ahantu nganisha shit ari ntago woroshye muri Mengo ubwo bavuga ko mwaje mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi 1994 Mengo niho wamenye ubwenge muba cyangwa se mwari mwagizemo mu zindi quartier muri Ntungamo ni mu kahe gace muri Uganda ndahumva ariko urenze Kagitumba ni ubanza iyo usohotse mu Rwanda ujya Uganda none wari uri hano hafi mwaritsamuraga nkabyumva kabisa warebaga mu Rwanda yego wari ubizi ko uri umunyarwanda nari mbizi ariko byashimangirwaga nuko iwacu nabonaga abanyarwanda benshi bahaza sometimes hari igihe habaga inama I think it was in 1993-94 gutyo nayo yamukora inama mu rugo sha
zo kohereza abasore ku rugamba nabyumvishe. nabo mu rugo ariko bose bahise bagenda, abavukana na papa bose baragiye. Baracyariho? Hapfuyemo umwe. Bon, hapfuyemo umwe waguye ku rugamba n'umwe, ariko abandi bose baraje, benshi babiri batatu bane babaye retired, and in fact hafi ya bose, hafi ya njango ya bose. Umwe njango ni umudepite. Abenshi muri abo ngabo harimo umwe wapfuye, hanyuma abandi bakora ibindi babaye retired. Uzaba dushimirire hano muri Amerika iyo babonye umusirikare bahita ngo thank you for your service. Nabo uzaba dushimirire ku ruhare bagize mu gutuma u Rwanda ari igihugu gitekanye kuri uyu munsi. Wumve ngo muri 94 amasasu n'imbunda zarasaga za zindi zinini, wumvaga sound aho twari dutuye. Mwarabyumvaga, mwari hafi y'umupaka kabisa. Yes, bakavuga ko Anita Pendo ari umukobwa waspiriye Mpabuka na Apofia Mukampabuka. Ni gute papa na mama baje gusanga biteranwa amazina gutya? Kuko Mukampabuka bari umugore wa Mpabuka, kandi papa witwa Mpabuka, niyo mazina yabo cyabahiseho amazina. Ariko hari ukuntu bari aba cousins, ukuntu byakura ariko byakure. So ndatekereza mama hari irindi zina yari afite, hanyuma grandpa bamaze kubana, donc bagiye kubana bari mu gihe cya fiançailles, ngo aramubwira ngo iryo zina ndumva ritajyanye nuko situation ubu ngubu, numva ngiye naguhitiramo irindi zina. Ahita amwita Mukampabuka, rifata gutyo. Babishaka no kuvuga ngo barabihindura gatse. Gukora ama research nabaye surprised, ndavuga ndi gute umuntu ashobora kurongora umugore bitirana, nyine yitirana ari umugore we. Niba nitwe Wizeye nkajya kurongora umugore yitwa Mukawizeye, it's like ari coincidence iteye ubwoba. Ndumva uganira cyane. Ababyeyi bawe baracyariho? Mama ariho. Papa yitabye Imana? Yego. Ryari? Like 93 irangira. Mutaragaruka? Ntabwo yayifashe. Yaguye Uganda. Yego. Ukaba imfura. Ntara imfura. Abana barindwi. Arakora umuzi kandi ntabwo wari uzi ko muzi gutya. Oya, simbivuga, ndabivuga ku ma interviews. Ahubwo nyine ukuntu ndimo kubaza nukuntu wafashe umwanya wawe byose ukabireba nyine. Ngomba kukumenya rero